Tekereza umuntu winjira mu nzu ndangamurage irinzwe cyane ku isi atitwaje imbunda nyinshi cyangwa se nta gitero cya gisirikare afite gikomeye cyane, ahubwo yambaye nk'umupolisi usanzwe. Mu minota mike abarinzi baba bamaze kubohwa cyane. Mu gihe cy'isaha imwe n'iminota irenga 20 ibihangano by'agaciro miliyoni 500 z'amadolari baba bamaze kubimanura ku nkuta muri iyo mize cyangwa se muri iyo nzu ndangamurage, maze ababikoze bakabura nko batigeze babaho. Ibi bintu twagiye tubona mu mafilime, nko muri filime ya Rupe, muri filime ya La Casa de Papel, muri filime ya Barini no mu zindi filime nyinshi twagiye tureba z'ubujura. Gusa noneho ibyabaye ahangaha birenze izi filime zose. Igitangaje kurushaho, nyuma y'imyaka irenga 36 nta muntu uzi aho ibyo bihangano byigeze bijya. Ese abajura ni bande? Bari bafite guti gahunda itangaje. Ese kuki batsinze uyu? Mbere yo gusobanukirwa uko ubujura bwakoze, tugomba kubanza kumenya aho bwabereye. Mu mujyi wa Boston ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari inzu ndangamurage yitwa Isabella Stewart Gardner Museum, yashinzwe n'umugore witwaga Isabella Stewart Gardner wakundaga ubuhanzi cyane. Mu buzima bw'uyu mugore yakusanyije ibihangano by'abahanzi bari bakomeye cyane ku isi, harimo ibishushanyo, imikufe, imitako, amazahabu n'ibindi bintu byinshi byari bifite agaciro cyane. Ariko kuri we agaciro ntikari amafaranga gusa yabyo, ahubwo uwo mugore Stewart Gardner yashaka kubigira nk'amateka y'isi. Iyo nzu yari yarubatswe mu buryo budasanzwe, uwinjiragamo yumvaga asa n'uwasubiye mu binyejana byari byarashize, areba aho umuziki wari umeze mu gihe cyashize, umuziki wo mu binyejana byari byarashize. Buri shusho yari ifite inkuru yayo, buri cyumba cyari gifite amateka yacyo. Nta muntu wari gutekereza ko hari umuntu wari kwinjira aho ngaho akabijyana. Gusa hari abantu bari bafite undi mugambi utari mwiza. Hari mu masaha ya nijoro mu mujyi wa Boston, abantu benshi bari baryamye, imihanda yari ituje. Ariko kuri Isabella Stewart Gardner Museum yamize nakomeje kubabwira, hari abarinzi babiri gusa bari bakoze ku kazi ka nijoro. Batekerezaga ko iryo joro ribuze ko banubone nk'andi majoro asanzwe, kuko bari basanzwe barinda n'ubundi ari babiri nijoro. Nta wari uzi ko mu masaha yaragiye gukurikiraho hari hagiye kuba ubujura butari bwarigeze bubaho mu mateka y'isi. Mu gihe bari bakomeje akazi kabo, imodoka yahagaze hanze hafi y'iyo mize Stewart Gardner Museum. Abagabo babiri basohotse muri iyo modoka bari bambaye imyenda imeze nk'iy'abapolisi, buri kimwe cyagaragaraga nk'ikintu gisanzwe. Ariko ikintu kimwe cyari kigiye kuba, nicyo cyari kigiye guhindura ibintu byose. Abo bagabo babiri begereye umuryango babwiye umurinzi ko baje gukora igenzura, kuko hari amakuru y'uko hafi aho ngo habaye ikibazo. Mu by'ukuri abarinzi ntibagombaga gukingurira umuntu uwo ari we wese muri iryo joro, kuko ari mu masaha ya nijoro. Ariko kubera ko bagaragaraga nk'abapolisi, icyizere cyarenze abo barinzi. Icyo gihe umuryango warakinguwe. Mu masegonda make ibintu byose byaje guhinduka. Abo bitaga abapolisi bahita bavuga amagambo make yari ateye ubwoba cyane. Mbere y'uko abarinzi bashaka kubyitaho, cyangwa se mbere y'uko abo barinzi bari kumenya, cyangwa se ngo abo barinzi batangire gukemanga abo bagabo bari babinjiranye, bagiye kubimenya bamaze kubafatira. Ako kanya bahita babambika amapingu, babohesha imigozi, maze bahita bamanura mu cyumba cyo hasi. Ikintu gitangaje ko abajura bari abaprofesiyoneri. Nta masasu yari yigeze harasirwa, nta nduru yari yumvikanye, nta rusaku rwari rwumvikanye, ariko inzu ndangamurage yari yamaze gufatwa n'abo bajura. Icyakurikiyeho nicyo cyatumye isi yose itangara. Mu gihe abarinzi bari baboshywe batabasha gutabaza, abo bajura basigaranye imize yose nk'ari iyabo, bari bafite umwanya uhagije wo guhitamo ikintu cyose bashakaga muri iyo ntuza, muri iyo mize. Ariko ikintu gikomeye ni iki ngiki, kibazo gikomeye. Ni gute abo barinzi bari bazi neza ahantu bajya? Ese hari umuntu wari wabahaye amakuru mbere yose yibera muri iyo nzu yose, amakuru yibera muri iyo mize, cyangwa ni umugambi wari warateguye imyaka myinshi imbere? Mu gihe abarinzi bari baboshywe mu cyumba cyo hasi, inzu ndangamurage yose yari isigaye mu maboko y'aba bajura babiri. Nta n'umuntu n'umwe wari wabahagaritse, nta muntu n'umwe wagombaga kubakurikirana. Icyari gitangaje ni ukuntu batigeze birukanka mu nzu, ahubwo bagendaga mu nzu neza buhoro buhoro, bigaragara ko nta bwoba aba bajura bafite. Bagendaga nk'abantu bazi neza ikintu bashaka. Ibi byatumye nyuma y'iperereza benshi bibaza ikibazo kimwe: ese abantu bari barigeze kugera muri iyi nzu mbere? Ubundi iyo umuntu yinjiye aje ko ibintu bifite agaciro, akenshi afata byinshi bishoboka, ariko abajura bo ntago ariko babigenje. Ntibagerageje ko ibintu byose, ahubwo bahitagamo bimwe ibindi bakabisiga. Ibi byerekanye ko batari bari gushakisha amafaranga gusa, ahubwo bari bafite urutonde rw'ibyo bashakaga. Mu byumba bitandukanye batangiye gukura bya bishushanyo ku nkuta. Hari aho bakoraga amashusho mu makadiri yari arimo, amakadiri bakayasiga arimo ubusa. Noneho hari aho bafataga ikintu kimwe gusa, ikindi bakacyihorera. Mu bihangano byibwe hari harimo n'ibihangano by'abahanzi bakomeye mu mateka y'ubugeni nk'umuhanzi bita Rembrandt. Hari ibindi byari bifite agaciro gakomeye mu mateka, nubwo bitari byoroshye kugurishwa ku isoko risanzwe.
Gusa ibi byakomeje gutuma bari bashinzwe iperereza yibaza bati ese ibi bihangano ko bizwi cyane ku isi ninde wabasha kubigura n'ubundi ko yahita kwamenyekana. Gusa n'ubwo uyu mugambi wari uteguye neza, hari ibintu bimwe bitumvikanaga. Hari ibihangano byari bifite agaciro kanini cyane cyangwa se ibishushanyo byari bifite agaciro kanini cyane, ariko ntabwo bigeze babikoraho bimwe muri bino bishushanyo. Hari ibindi byari bifite agaciro gakeya, ibyo bishushanyo nibyo babashije kwiba. Ese ni ukubera iki? Ese hari umuntu wari wabahaye urutonde rwihariye by'ibintu bari buze kumwibira, cyangwa hari indi mpamvu izwi? Ibibazo byabaye intangiriro y'ibitekerezo byinshi byaje gukurikiraho nyuma y'iperereza. Aba bajura bamaze iminota 81 imbere muri iyo nzu. Iminota 81, tekereza, isaha imwe n'iminota 21. Nta mupolisi wahageze, nta butumwa bw'ubutabazi bwigeze butangwa, nta muntu wari uzi ibiri kuba. Iyi niyo mpamvu ikomeza gutuma iri perereza rikomeza gutangaza abantu benshi kuri iyi si kugeza n'uyu munsi. Bamaze gufata ibyo bari baje gushaka abo bajura, ariko reka ndeko gukomeza kubita abajura, ahubwo ari twabita nk'abaprofesiyoneri, kuko abantu ntago ari abajura. Abantu bakora ibintu rwose ntago ari abajura. Basohotse mu nzu ndangamurage, nta rusaku, nta kurasana, nta kwirukanka, bahita baburirwa irengero muri uwo mwijima w'iryo joro. Muri iryo joro bari bamaze gukoramo utu dutendo twabo. Mu gitondo igihe abandi bakozi bageraga ku kazi, basanze ibintu bidasanzwe. Abarinzi bari bakiboshywe na ya mapingu na ya migozi, amakadiri yari ari ku nkuta amanitsemo ubusa, nta bishushanyo bikirimo. Muri make ibihangano 13 byari byamaze kuburirwa irengero. Ibihangano 13 byo muri mize yari ikomeye cyane hara muri Boston byari byaburiwe irengero, bifite agaciro ka miliyoni 500 z'amadolari. Ubwo nibwo abantu batangiye kumva uburemere bw'ibyabaye. Amasaha make isi yari imaze gutakaza bimwe mu bihangano byayo by'agaciro kari gakomeye cyane ku isi. Gusa ikibazo gikomeye kugeza n'uyu munsi kitari cyasubizwa. Ese ni bande bari inyuma y'ubu bujura? Ese bari abajura basanzwe? Ese hari agatsiko k'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bwihishwa wenda bari kunegosiya ngo babahereze ibi bintu z'ibishushanyo? Ni ikibazo gikomeye. Ese hari umuntu ukomeye wari wabategetse gukora ibi bintu? Ibyo ni byo FBI yakomeje gukurikirana, ariko bikomeza kwanga n'ubu. Abashinzwe iperereza basuzumye buri cyumba, barebye aho abajura banyuze, barebye ibyo bakozeho, begeranyije amashusho ya za kamera zose zari ziraho ngaho zari zafashe, bafashe inyandiko z'abarinzi n'ibindi bimenyetso byose. Ariko ko iminsi yagendaga ishira niko byarushagaho kuba urujijo. Nta kimenyetso cyagaragazaga neza abo bajura, byasaga nkaho ari ibintu byari byarateguwe kandi byari byarafashe igihe kirekire. Nakomeje kubikubwira yuko abajura n'abaprofesiyoneri ibintu twahoraga tubireba muri za filime, twabirebaga muri Casado Papel, tukabireba muri Lupe, tukumva ko ibintu bitabaho. Ibi bintu nibyo byari biri kubahanga none uyu munsi. Ikintu cyatangaje abashinzwe iperereza nuko abajura batibye ibihangano byari bifite agaciro kurusha ibindi, ahubwo basize ibyari bifite agaciro kurusha ibindi bitwarira ibindi biyibiri bifite agaciro gakeya. Ibi bintu byahise bitera ibibazo bibiri byakomeje gushidikanyaho, bikomeza guteza urujijo mu bantu bari gukora intuza, bari gukora investigation cyangwa se bari gukora ubugenzacyaha kuri ubujura bwari bwabaye. Ikibazo cya mbere byateye, bakomezaga kwibaza ese abajura baje kwiba baje bazi neza ikintu bashakaga? Ikibazo cya kabiri cyaragiraga kiti, ese ninde hari umuntu wari wabahaye urutonde rw'ibintu bagomba gufata bageze muri iyi mizi? Gusa nubwo bakomezaga kwibaza ibibazo baribazaga, ariko nta gisubizo babonaga. Mu myaka yakurikiyeho FBI yakurikiranye abantu benshi bakekaga ko bafitanye ubufatane cyangwa se kuba bafitanye isano n'agatsiko k'abacuruzi ibihangano rwihishwa n'abagize imitwe y'ibyaha yakoreraga mu gace ka New England. Hari abantu benshi babajijwe, hari abakurikiranywe imyaka myinshi, ariko nta muntu wigeze agezwa mu rukiko kubera ubu bujura bwari bwarabaye. Ndabubwira ngo aba bajura bari barateguye pe. Ibaze ko abantu bamwe bagendaga bakikwa bahitaga bitaba Imana cyangwa se bahitaga bicwa iperereza ritari ryatangira, batari babaza ibibazo. Ibi byatumye ukuri kurusha gukomeza kuba kure cyane, ibi bituma ukuri gukomeza kuzima, ntiyagira umuntu umenya ukuri. Hashira imyaka, hashira indi, ariko ibyo bihangano ntabwo byigeze biboneka. Ibyo bishushanyo ntabwo byigeze biboneka. 13 miliyoni 500 z'amadolari ntabwo byigeze biboneka. Nta n'umwe wigeze agerageza kubigurisha ku mugaragaro. Gusa abahanga bavuga yuko kubigurisha byaba bigoye cyane, kuko ahantu hose isi yari zibino bihangano. Niyo mpamvu hari abatekereza yuko bishobora kuba bihishwa ahantu hatazwi, cyangwa wenda bikaba byarifashijwe mu kunegosiya hagati y'amabanda akanegosiya, bamwe bakabitanga nk'ingwate. Ariko ibi ni ibitekerezo, ntago ari ukuri kwemejwe. Nubwo imyaka yakomezaga gushira,
iperereza ntiryigeze rifungwa burundu. FBI yakomeje kwakira amakuru mashya no gusaba ubufasha bw'abaturage. Inzu ndangamurage nayo yakomeje gutanga igihembo kinini ku muntu wari kuzatanga amakuru yari kugarura ibyo bihangano cyangwa se agafasha gutanga amakuru yari kumenya ahantu ibyo bihangano biri. Ariko kugeza uyu munsi turi 2026, aka kanya Rashap ni gukora ikiganiro kuri Rashap Media, namwe muri kucyumva kandi nizeye ko mwakoze subscribe. Nta gisubizo gihamye cyari cyaboneka. Buri gihe umuntu yinjiye muri Isabella Stewart Garden Museum muri iyi mize nakomeje kubabwira, hari ikintu gihita kimukurura. Ku nkuta n'ubundi haracyamanitse amakadira arimwo busa ntiyakurwaho. Ni urwibutso rw'ubujura bwahinduye amateka muri Boston, ariko ikibazo gikomeye kiracyahari. Niba abajura batarigeze bagurisha ibyo bibye, byagiye he? Ese hari umuntu uzabimenya umunsi umwe, cyangwa hari ibanga rizapfana n'abantu bari biyitse n'ubundi? Hashize imyaka irenga 35, abantu ibihumbi byaba baragerageje gukemurira ibanga. Abashinzwe iperereza, abanyamakuru, abahanga mu buhanzi ndetse n'abahoze ari abagizi ba nabi. Ariko kugeza uyu munsi nta muntu n'umwe ushobora kuvuga neza yizeye ati nzaho ibyo bihangano biri. Mu gihe ukuri kutari kwaboneka, havutse theories nyinshi cyangwa se havutse amakuru menshi. Ariko uyu munsi ntitugiye kuvuga ibihuha, ahubwo tugiye kureba ibitekerezo byigeze kuvugwa mbere yuko ibi bintu bikomeza gukwirakwira hirya no hino. Kandi ntabwo turi bupfe kubishyigikira, ahubwo turareba ikintu gituma ibi bitekerezo bitemerwa cyangwa se izi theories zitemerwa. Mbaza ngo Rashap byagenze gute? Ubujura bwakozwe ni igikorwa cy'umwuga. Aba bajura ntibigeze bihutira ibintu pe. Bari bazi uko bazinjira, bari bazi uko bazasohoka, bari banazi ibice byose by'inzu ndangamurage. Abashinzwe iperereza baje gukeka ko hashobora kuba hari isano n'amatsinda y'abagizi ba nabi yakoreraga mu gace ka New England. Hari abantu bamwe bagiye bakekwa, hari n'abakomeje kubazwa ibibazo inshuro nyinshi, ariko nta bimenyetso bihagije byigeze biboneka ku buryo hari umuntu wagenda ngo akatirwe n'urubanza kubera iki cyaha. Iyi niyo teori ya mbere yagaragaye, ariko ntago yemejwe neza. Mbaza ngo Rashap byagenze gute? Nanjye Rashap mpite ngusubiza ati abahanga bavuga yuko hari igihe ibihangano bizwi cyane bitajya bigurishwa ku isoko n'umunsi n'umwe, ahubwo bikoreshwa nk'uburyo bwo kuganira hagati y'abagizi ba nabi. Urugero, umuntu ashobora kubifata nk'ingwate kugira ngo agabanyirizwe igihano cyangwa abone ikindi kintu ashaka. Ibi byigeze kuvugwa cyane cyane mu iperereza ryakorwaga na FBI hariya muri Boston, ariko nta nyandiko cyangwa ikimenyetso kigeze cyereka ko ari byo byabaye muri uru rubanza. Ibi nta kimenyetso kigeze kiza ngo bishimangire wenda bavuge ngo ibi nibyo byabaye kuko ngo abagizi ba nabi nibyo babitwaye. Oya, aba bajura n'aba professionnel, aba bajura n'abantu bakomeye cyane. Muri make aba bajura ibyo bakoraga bari babizi. Niba ari ukubigurisha ku isoko ntago tubizi, gusa abajura bakoraga ibyo bari bazi. Niyo mpamvu nanjye Rashap gutya mpita njya muri Boston ngo nkomeze nkuzanire inkuru dukomeze kubana. Aha, reka twikomereze. Iyo abantu bumvise ko ubundi abajura bamaze iminota 81 imbere mu nzu ndangamurage nta muntu n'umwe bahagaritse, bahita bibaza ikibazo kimwe: ese hari umuntu wari uzi ukuntu umutekano w'inzu ndangamurage ukora muri aba bajura? Ese hari umuntu n'umwe wigeze uha abajura amakuru? Ibi ni ibibazo byibajijwe kenshi, ariko kugeza uyu munsi nta gihamya yigeze yerekana ko hari umukozi n'umwe wo muri iyi nzu wigeze utanga amakuru kuri aba bajura. Niyo mpamvu iki gitekerezo Rashap nakubwira ngo ntago kigeze cyemezwa neza. Ikindi kibazo gihari, ese ubundi ibihangano biracyahari? Iyi niyo teori none ibabaza kurusha izindi. Hari abizera yuko ibyo bihangano bishobora kuba biri ahantu bihishe, hari n'abandi batekereza yuko bishobora kuba byarahagaritswe cyangwa se bakaba barabishongeshe bakabikuramo ibindi bintu. Ariko kuri nuko nta muntu ubizi. Kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe muri ibyo bihangano 13 bifite agaciro ka $500,000 z'amadolari, nta kintu na kimwe biza ahantu cyagiye, nta kintu na kimwe kizwa ahantu kiri, nta kintu na kimwe cyari cyagarurwa muri inzu ndangamurage yo muri Boston. Muri make nagahinda gusa. Ariko uko twakomeza gusobanuraga izi theories zose, hari ikibazo kimwe twakomeje kugarukaho gikomeza kwibandamo cyane. Niba abajura koko bari bafite ubwenge bwinshi gutyo, niba umugambi wabo waragenze neza, niba nta muntu n'umwe yigeze bafata, kuki nta muntu n'umwe yigeze agerageza kugurisha ibyo bihangano byabo ku mugaragaro nyuma na nyuma? Iki ni ikibazo cyabaye nyuma yo kuva muri iyo nzu ndangamurage. Icyabaye nyuma y'ubu bujura nicyo kiruta byonyine ubujura ubwabwo, nicyo gikomeye kurusha ubujura ubwabwo. Ese ibanga rizakemuka? Hari inkuru zimara imyaka mike, hakaba n'inkuru zimara ibinyejana.
ariko ubujura bwo muri Isabella Stewart Gardner Museum muri iyi mize muri Boston ni bumwe mu nkuru zanze gushira pe. Hashize imyaka irenga 35, abapolisi barahindutse, abashinzwe iperereza bamwe bageze mu kiruhuko cy'izabukuru, abandi bitabye Imana, ariko dosiye yo iracyafunguye. Tekereza ibi ngibi, hari umuntu ahari wenda runaka ku isi ahantu hariho hose ku isi ushobora kubaza ukuri kose. Uwo muntu ashobora kubaza aho ibyo bihangano biri, ashobora kubaza amazina y'ababikoze, ariko kugeza uyu munsi ese kuki yahisemo guceceka? Kandi kubura uko umunsi ushira amahirwe yo kumenya aho ibihangano biragenda agabanyuka pe. Abantu benshi batekereza ko ubujura wenda bupimwa ku mubare y'amafaranga y'ubwibye. Abantu wenda nyine umuntu agahita kuyumva ko wenda niho ubujura bubaye bahita kubafata ibintu byibwe bagahita bibarira agaciro k'amafaranga yabyo. Ibi byabarirwaga miliyoni 500 z'amadolari, ariko uko twabibona uko turi kubibona n'izi miliyoni 500 ni nkeya, muri make nta giciro bifite pe. Ntago ariko bimeze buri gihe ko ibintu byose uhita kubishyira mu mafaranga, ahubwo hari igihe ureba ibintu agaciro byari bigufitiye ukaba nta giciro wabihereza. Rimwe na rimwe ikibye kiba kirenze amafaranga. Muri iryo joro zo ku itariki 18 ukwezi kwa gatatu 1990, isi ntago yatakaje amashusho gusa pe, ahubwo isi yatakaje ibice by'amateka. Ibihangano byari byararengeje agaciro k'amafaranga, byari umurage w'ibisekuru byinshi, byari umurage w'ibisekuru byari kuzabaho mu mateka y'isi. Gusa ikintu kibabaza nuko nta muntu uzi niba bizongera kuboneka. Hari abana benshi bavutse nyuma y'ubwo bujura bakora bumviye inkuru kugeza n'uyu munsi, ariko nta gisubizo. Kugeza n'uyu munsi ibintu biracyameze nabi, nta gisubizo cyari cyaboneka. Dukomeza kubyumva gutyo nyine ari amateka. Reka nkwibarize ikibazo, ese abaye ari wowe ufite ibi bihangano wabikoresha iki? Wabigurisha se? Oya, ntago bishoboka, byahita n'ubundi bimenyekana. Ese wabigumana iwawe mu rugo? Ntago ushobora, wapi, ntago byashoboka, isi yose yahita ibimenya. Wabimenagura se ukabisenya? Oya, waba utakaje ibintu bitazongera kubaho ukundi. None se ntihe bishobora kuba biri? Icyo kibazo nicyo gikomeje gutuma ibanga rikomeza kubaho. Rimwe na rimwe amabanga akomeye kurusha abandi ntabwo bari dufitiye ibisubizo, ahubwo bari ibisubizo byayo bishobora kuba bihari, ariko umuntu umwe gusa akaba yarahisemo kutabivuga. Ahari muri aka kanya uri kureba iyi documentaries kuri Rashap Media, hari umuntu uzi ukuri, ariko isi yose iracyategereje. Kugeza uwo munsi ukuri kuzamenyekanira, amakadiri yo mu nkuta za Isabella Stewart Gardner Museum azakomeza kwibutsa isi yuko hari ubujura bwabaye bw'ibyo ibihangano, ariko bwanibye igice cy'amateka y'inyoko muntu. Gusa niba wishimiye documentaries twarebaga hano kuri Rashap Media, sangiza abandi kugira ngo nabo bamenye amateka y'izi nkuru, kandi wandike igitekerezo cyawe hano hasi. Ariko reka mbaze nkongere nkwibarize ikibazo, ese utekereza yuko ibihangano bikiri he? Iri ntago ari iherezo ry'inkuru, ahubwo ni iherezo ry'ibyo tuzi twebwe. Iyi ni Rashap Media twarebaga. Iki kiganiro kiba cyatugoye kugira tugikore tukikugezeho. Uruhare rwawe no gukora subscribe. Bye bye, genda bakunda cyane ndi Rashap. Mwibuke gukora subscribe.